Bakunzi ba Radio Mara Rwanda, nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana mwebwe mwese muyiba hafi mu buryo butandukanye, ari abayitera inkunga mu buryo bwo kwitega amatwi, abayitera inkunga mu buryo bufatika, abayisabira kugira ngo ikomeze yogeze ubutumwa bwayo, kugira ngo bagezeho ubwo butumwa butandukanye. Mwese rero mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Turi rero mu rugendo rwa Sinode rutarasozwa, rugendo rwatangiye mu mwaka wa 2021. Ni Sinode yatangijwe na nyir'ubutungane Papa Francisco. Niyo rero tugiye kuganiraho muri kano kanya, tureba se diocese ya Gikongoro yo urwo rugendo yarukoze ite. Nkuko mubizi ibikorwa byararangije ku rwego rw'amadiocese, ariko noneho muri kano kanya ndi kumwe na Musenyeri Eugene Dushimurukundo. Nagira ngo rero muhe ikaze mu kiganiro, hanyuma atangire yibwira abateze amatwi ikiganiro ku buryo burambuye. Musenyeri murakoze. Ni Musenyeri Eugene Dushimurukundo, gisonga cy'umwepiskopi wa diocese ya Gikongoro. Murakoze kumpa ikaze. Musenyeri murakoze cyane, tubaha ikaze muri iki kiganiro. Mu kwezi k'Ukwakira mu mwaka wa 2021 niho nyir'ubutungane Papa Francisco yatangije Sinode y'abepiskopi, itangira muri Kiliziya Gatolika. Birumvikana hari naho wenda hirya no hino bakiyirimo. Mu Rwanda naho Sinode yarakozwe, ariko reka tugaruke ku bikorwa bya Sinode mu Rwanda. Birumvikana rero ko iyi Sinode yabereye mu matsinda atandukanye y'abakristu hirya no hino mu maparuwase, ndetse biramanuka bijya no mu miryango remezo, ariko kandi biva ku rwego rwa paruwase bijya ku rwego rwa diocese, hanyuma kandi ku rwego rw'igihugu. Ibikorwa bya Sinode mu mwaka wa 2022 niho inama y'abepiskopi gatolika mu Rwanda yakusanyije ibyavuye mu madiocese, hanyuma nayo ibyohereza i Roma. Imyanzuro izavamo ikaba izatangazwa nyuma y'uko n'ahandi bari gukora Sinode bayisoje ku rwego rw'isi, ikaba izasozwa mu mwaka wa 2024. Nkuko mubizi tuzenguruka amadiocese yose tureba uko urugendo rwa Sinode barukoze, ndetse n'ibyavuyemo n'icyo biteze ku biganiro bagiye bakora mu matsinda. Uyu munsi rero hari hatahiwe diocese ya Gikongoro, niyo mpamvu mbararitse mwese kugira ngo mube hafi nyakiramajwi zanyu twumve uko Sinode yakozwe ndetse n'icyo bayitezeho. Muradufasha tubanze twibutse abateze amatwi iyi Sinode ubundi yari igamije iki? Iyi Sinode ya Kiliziya yaziye igihe cyiza, iza ifite n'intego nziza idufasha twese kurushaho kuba umuryango w'Imana. Mu nsanganyamatsiko yayo Kiliziya igendera hamwe, ubutumwa, ubumwe n'uruhare rwa buri wese, ubufatanye. Ibi rero byaje mu gihe natwe twari tukiri mu bibazo cyangwa se n'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19. Dufasha rero kurushaho kwegerana, kongera kubyutsa ibikorwa by'ukwemera ndetse no guhura no gusenga. Ni ibikorwa bya Kiliziya n'ubutumwa birakomeza. Iyi Sinode rero yarabaye muri diocese ya Gikongoro, nk'uko no mu yandi madiocese yose yabaye gahunda duhuriyeho, dusabwa kugaragaza uruhare rwacu mu kwerekana ishusho y'ubutumwa bwa Kiliziya, ingorane zishobora kuba zirimo, icyakorwa kugira ngo ubutumwa bwa Kiliziya burusheho gufasha umuryango w'Imana kuba koko Kiliziya yifuzwa. Mu bihe byacu rero twabayemo, hari uko twinjiye mu gikorwa cya Sinode. Umushumba diocese arayitangiza, igera mu nzego zose za Kiliziya muri diocese n'amaparuwasi. Habayeho igihe cyo kuganira ku ngingo zizwi twari twahawemo ubutumwa, tubiganiraho mu matsinda anyuranye. Haza no kuba n'igihe cyo gukora icyegeranyo cy'ibisubizo bivuye muri ayo matsinda yose ku rwego rwa paruwase kugera ku rwego rwa diocese. Nabyo byari uruhare rwacu mu gufasha Kiliziya yose y'isi kugaragaza ibyo bitekerezo ndetse n'ishusho ya Kiliziya
dufasha sinode y'abepiskopi. Twabonye rero ko muri diyoseze ya Gikongoro umushumba wa diyoseze yagaragaje ko hagikenewe koko gukomeza urwo rugendo rwa sinode tudahagarara, bikomereza mu buryo bwihariye budasanzwe, noneho bwo gukomeza kuganira no ku bibazo biri mu ikenurabushyo mu iyogezabutumwa muri diyoseze yacu, kugira ngo abakristo aho bari hose bahabwe rugari, batanga ibitekerezo, ariko cyane cyane bagire n'uruhare mu kwerekana uko ibibazo biri mu ikenurabushyo ahatandukanye bishobora kubonerwa ibisubizo nabo bibaturutseho. Muri iyo nzira rero dufite amatsinda anyuranye, hari abakristo ubwabo kugera mu miryango remezo b'abarayiki nabo bafite amatsinda, hari n'urugendo rwa sinode ruri gukorwa mu mashuri mu burezi, urwo rugendo kandi nanone rugakorwa mu bihaye Imana, rugakorwa nanone no mu cyiciro cy'abapadiri. Aho hose rero hazadufasha nk'uko umushumba wa diyoseze yabigaragaje kugira icyerekezo cyiza nitumara kubona uko ubutumwa tubufatanyije muri kiliziya muri diyoseze yacu, mu ruhare rwa buri wese bizaboneka ko hari ibisubizo bishoboka muri byinshi, ndetse n'umurongo ushobora kugenderwamo uboneke, umwepiskopi yagennye igihe cyo gutanga neza uwo murongo ahereye ku rugendo rwa sinode rwakozwe n'abakristo bose mu byiciro bitandukanye muri diyoseze yose. Wenda mwari muvuze ku bibazo byagiye bigaragazwa bikeneye gushyirwamo imbaraga kugira ngo byigweho cyane, mwadusangiza wenda ku bintu mwabonye bigomba gushyirwamo imbaraga? Birumvikana ubutumwa bwa kiliziya ni bugari. Muri diyoseze yacu twabonye ko twese duhamagarirwa kugendana no kugendera hamwe, ko muri ubwo buryo uruhare rwa buri wese mu babatijwe, abayobora n'abayoborwa rukenewe muri kiliziya, ko twese turi intumwa n'abogezabutumwa. Buri wese agahamagarirwa gusohoza ubwo butumwa muri kiliziya, ashishikarira gusenga, ashishikarira kwitabira gahunda za kiliziya mu kuzuza inshingano za gikristo zisabwa na kiliziya cyangwa se n'izijyanye n'ubutumwa akora. Aho rero hari ibibazo bigenda biba biboneka, cyane cyane iyo tuvuze isengesho tureba n'umuryango, umuryango, urugo rwa gikristo, iryo sengesho rigomba kwimikwa rikaba umuyoboro w'ubutumwa cyangwa se n'indi mibereho y'abarugize. Noneho tukibaza ibibazo biri mu rugo rwa gikristo, mu miryango, tukongera tukibaza no ku rwego rwa kiliziya ibirebana n'igitambo cya misa, gusenga uko bikwiye abantu bari hamwe, tukarushaho rero kunoza n'icyo gikorwa cyiza kigenewe kubaha Imana kandi twese abakristo duhuriyeho. Hakaba kandi n'ibibazo birebana n'amasakaramentu, amasakaramentu ya kiliziya n'ibyiza twarazwe na Yezu Kristo kugira ngo bikomeze kudusabanisha n'Imana kandi bidufashe kunga ubumwe no kuyisenga no kuyoboka uko bikwiye. Ntihaburamo rero impamvu izi n'izi zakemurwa mu birebana n'imitangire y'amasakaramentu cyangwa se n'ibisabwa kuba gomba kuba bujuje bisabwa kugira ngo bahabwe ayo masakaramentu, uburyo bagomba kwigishwa ibyo bigishwa, mbese tukarushaho kuba umukristo wa kiliziya ikenewe cyane yifuzwa muri ubwo buryo bw'urugendo rwa sinode. Hari kandi n'ibindi bibazo bigaragara no mu miyoborere, wenda n'abakristo bahagarariye abandi mu barayiki, imikoranire mu nzego yaba ari mu buyobozi bwa diyoseze cyangwa paruwasi, no kwegerana no mu buryo bw'imikoranire n'abarayiki bahagarariye izindi nzego. Aho hose hari ibishobora kuganirwaho kugira ngo ubutumwa barusheho kubunoza kandi nyine tukomeze kuba kiliziya igendera hamwe. Ikindi ni gukumira no gukemura amakimbirane ashobora kuboneka mu bantu,
aho ngaho twese duhamagarirwa kuba intumwa z'amahoro, kandi ubutabera ni inkingi y'ubumwe n'amahoro, ku buryo rero ibibazo bivuka mu bantu natwe duhamagarirwa kubigiramo uruhare kugira ngo mbese ubwo bwisanzure n'uburenganzira bwa muntu bibe impamvu ihagurukije abari mu butumwa bwa kiliziya. Bityo rero kwa kundi tuvuga ko umuntu agomba kugira umukiro, agomba kuba umuntu ufite icyubahiro imbere y'Imana n'imbere y'abantu, kandi akaba n'umuntu ufashwa kuzajya mu bugingo bw'iteka. Turi mu rugendo twese rero ni byiza ko nk'uko ivanjiri bidusaba twakwirinda ibidutandukanya, ahubwo tukunga ubumwe muri Kristo, tukanarushaho kugendera hamwe tugana ubwo bugingo bw'Imana. Nshuti bakunzi ba Radio Mara Rwanda, mbibutse ko turi kuganira ku rugendo rwa Sinode muri diocese ya Gikongoro, uburyo yakozwemo, hanyuma kandi n'ibyo babonye bashobora gushyiramo imbaraga, nibyo Musenyeri Eugene yatubwiraga. Hanyuma dukurikije uko mutubwiye mwagiye mukora Sinode, birumvikana agombaga gukorerwa no mu matsinda atandukanye, hari abakristo gatolika, hari n'abandi bavugaga ko nabo bagomba gufasha muri uru rugendo rwa Sinode, babandi bo mu madini atandukanye, nabo mwaba mwarabasuye muri iyi Sinode? Muri iyi Sinode yacu turimo kandi twatangiye ni urugendo tutihererana twebwe ubwacu, dufite no mu butumwa bwa kiliziya abo duhura benshi, n'abo dushobora gusangira ubutumwa mu buryo bwo kwemera mu bemera Kristo. Abo rero harimo n'andi madini, abayagize abayoboke bayo babana n'abakristo gatolika, bafite uko imibereho bayisangira aho batuye ndetse n'aho bashobora guhurira mu kazi. Bikaba ngombwa rero ko nabo tubageraho, ubutumwa bukabageraho. Mu rugendo rwacu rwa Sinodi hari abo twegereye tukababaza uko babona ubutumwa tuburimo, niba hari aho tubabangamira natwe tukababwira iki turi ku mutima, tugahuriza hamwe. Ndetse no muri uku kwezi kwa mbere twabanye mu gihe cyiza cyo gusabira ubumwe bw'abemera Kristo. Habaye gahunda zo guhura cyane abasaseredoti, abakuriye amatorero n'andi madini, baganira ku butumwa, cyane cyane twumva ko duhurije ku mubyeyi umwe, Imana, kandi n'ubutumwa bwacu ko bugana ku bantu bayo, ko nta gishobora rero kudutandukanya, ko nta gishobora kuza kuba impamvu yo kutumvikana. Ibyo byose rero tukabiganira tureba n'ibyo kiliziya ishobora gukora ku mibereho y'abantu. Hari ibikorwa byo gufasha nk'abatishoboye, muri ubwo buryo rero n'abo mu yandi matorero nabo babona umwanya wabo wo kugira ngo ibyo bikorwa bibagereho iyo batishoboye cyangwa se bari mu ngorane z'ubuzima. Ndetse n'ayo makimbirane twavugaga ashobora kuba mu buryo ubu n'ubu,
ntabwo gushaka amahoro bigarukira ku bakristo b'abayoboke ba kiliziya gatolika gusa, hari n'abo bayoboke b'andi matorero n'amadini. Byose rero tukabifatanya tukabiganiraho kugira ngo tube umuryango ugendera hamwe kandi wubatse sosiyete nyarwanda. Ibyo rero byaradufashije cyane, kandi nabo baradufashije kuko batubwiraga uko babona ubutumwa bwacu, natwe tukababwira uko tubona n'imibanire yabo natwe, ndetse n'ubufatanye bushoboka muri byinshi, cyane cyane mu burezi ndetse no mu kwita ku bafite ibibazo byihariye by'ubuzima. Aho hose rero twabonye ko ari imbaraga dushobora guhuriza hamwe zikazamura n'imibereho myiza yabo dushinzwe cyangwa se dufiteho ubutumwa aho tubukorera. Muri urugendo rwa sinode muri diyoseze ya Gikongoro muri rusange, sinode turacyayirimo, izasozwa 2024, ariko se aho bigeze ubu ngubu ni izihe mbogamizi mwaba mwarahuye nazo muri iyi sinode? Imbogamizi ntizibura, kuko urugendo iyo rutangiye umuntu aba arusengera kugira ngo ruzarangire neza, ariko ingorane nazo ntizijya ziburamo. Nko muri iyi gahunda turimo ya sinode, bigaragara ko hari abakristo nyine mu gutanga ibitekerezo, harimo n'abatabona ubumenyi buhagije cyane bwo gusobanura ibintu, cyane cyane iyo ari nk'ibifitanye isano n'ubumenyi mu by'iyobokamana. Hari aho bagera bakavuga bati iki tugihariye abihaye Imana, cyangwa se tugihariye abapadiri, abasaseredoti. Hakaba kandi n'ingengabihe nayo uko iteye, rimwe na rimwe ikomwa imbere n'ibibazo bimwe na bimwe, cyangwa se n'impamvu runaka zigenda zihurirana. Hakaba hari gahunda yaje uyu munsi itari iteganyijwe, bikagenda bisunika ingengabihe. Igihe twari twateganyije kugira ngo urwo rugendo tuzarusoreze hamwe, ukabona ko hashobora kuzamo ingorane izi n'izi. Ikindi ni ikirebana no kuba abakristu, iyo gahunda izwi ariko bamwe ntibayitabire cyane bihagije, kuko rimwe na rimwe usanga impamvu zitabura. Hakaba abajya gushaka imibereho cyane, nk'abagira uko batungwa n'imirimo yo gukora. Hakaba abatanakorera aho ngaho, bakorera kure. Icyo gihe rero baba bazi imibereho n'ubuzima bashobora gusangira n'abagize itsinda, ariko ibitekerezo byabo ntibishobore kuza muri iryo tsinda. N'izindi ngorane rero akenshi kuko bisaba n'ubushobozi, kubona ibikoresho bihagije, kubona uburyo bwo kugera ku matsinda no kuyasura, kumenya imikorere ya n'ibibazo afite. Ibyo byose ni ibisaba ubushobozi butari bwitezwe, ariko twizera ko tuzasoza neza iyo gahunda. Imana nibidufashamo, ndetse tukanarushaho no kuboneramo n'irindi somo ry'ukuntu abakristu n'abandi bose bari mu nzego za kiliziya bashobora guhagurukira rimwe kugira ngo kiliziya muri diyoseze yacu ishobore kugera ku ntego zayo, turangajwe imbere n'umwepiskopi. Mwabikomojeho ni urugendo n'ubundi rugikomeje, ubwo biteganyijwe ku rugendo rwa sinode ruzasozwa 2024, ariko ibikorwa byarakozwe, haba ku miryango remezo birazamuka bigera no ku rwego rwa diyoseze. Ubu noneho nagira ngo mudufashe musangize abakurikiye iki kiganiro, nyuma y'ibyakozwe n'iki gikurikiyeho noneho. Sinode turimo ni urwo rugendo twese duhuriyemo, ari abayobora n'abayoborwa, ari abashumba n'intama, kandi nanone iracyakomeza ku rwego rw'isi. Kuri iyo gahunda y'abepiskopi, sinode yabo ku rwego rw'isi izasozwa koko mu mwaka w'2024. N'ubundi ibivuyemo biba ari ibya kiliziya yose y'isi. Turi muri uwo murongo, ariko bitabujije ko natwe dushyiraho akacu aho turi, tumenya kubihuza n'ibibazo dushobora kuba dufite, kandi biri mu ikenurabushyo n'iyogezabutumwa. Ibi rero bizatanga umusaruro mwiza, kuko n'ubundi iyo urebye icyerekezo, insanganyamatsiko y'iyi sinode
ni kiliziya igendera hamwe. Hari byinshi rero duhuriyeho mu butumwa tugomba kugenderanamo kimwe no kubihuriza hamwe. Hari ibireba abapadiri, hari ibireba abihayimana, hari ibireba abakristo b'abarayiki bahagarariye abandi, hari n'ibireba abakristo b'abarayiki muri rusange. Twese rero iki gikorwa turimo kizadufasha kurushaho kwiyumva mu butumwa, uruhare buri wese ahamagarirwa. Hanyuma kandi bikadufasha kunga ubumwe, kuko iyo ari igikorwa cyahagurukije benshi nk'uko, bigeraho ubwo bumwe buzanwa n'uko abantu bahura bakaganira, bakacoca neza ibibazo bibareba bo ubwabo. Kandi iyo bigana mu butumwa bwa kiliziya birushaho gufasha n'imiyoborere ari muri diyoseze ari no mu maparuwase kugenda ingendo imwe ndetse no kugira umuhumeko imwe. Ibyo kandi bikazanakemura n'izindi mpamvu nyinshi zigaragara, ari abakristo nabo baba bifuza kuganisha icyerekezo cyabo cy'ubuzima aha n'aha muri kiliziya, bakisanzura bakavuga ikiri ku mutima wabo. Hanyuma noneho ibyo bitekerezo byose bikazahurizwa hamwe, hakazaboneka umurongo utanzwe n'umwepiskopi wo gufasha iyogezabutumwa muri diyoseze, baririmo bose mu buryo bufasha ubutumwa bwa diyoseze. Aha rero hazakemuka byinshi, kandi twari dusanganywe n'andi mabwiriza agenga iyogezabutumwa n'ikenurabushyo yitwa tugendere hamwe. Aho rero ayo mabwiriza yadufashaga, akaba n'ubakikomeza kudufasha. Hari n'aha hakenewe nanone kubona undi murongo twagenderamo. Ubwo kubihuza rero bizatuma turushaho kugira icyerekezo cyiza cy'iyogezabutumwa n'ikenurabushyo muri diyoseze, biturutse ku musaruro w'iyi sinode yacu. Murakoze cyane. Ati biturutse ku musaruro w'iyi sinode hazaboneka ikenurabushyo rimeze neza muri kiliziya gatolika, by'umwihariko muri diyoseze ya Gikongoro. Twarimo tuvuga uko urugendo rwa sinode rwakozwe n'uko rukomeje gukorwa. Kiliziya ishema ryanjye, sinigeze mbona uwiheza, abana bayo twese iratwakirika turera. Kiliziya ni ishema ryanjye, Kiliziya ni ishema ryanjye, Kiliziya ni ishema ryanjye, umuryango mugari w'abana b'Imana. Kiliziya ni ishema ryanjye. Bakunzi rero ba Radio Mara Rwanda, tugeze ku musozo w'iki kiganiro, ariko nagira ngo mpe umwanya Musenyeri Eugene niba hari ikindi yatubwira ku birebana n'iyi sinode, n'icyo yabwira abakristo bakoze iyi sinode muri diyoseze ya Gikongoro by'umwihariko. Umwanya n'uwanyu. Muri diyoseze yacu nk'uko nahawe ubutumwa bwo guhuza ibikorwa bya sinode muri gahunda zayo, nakwifuriza buri mukristo urwego ariho, ari abarayiki, ari abihayimana, ari abasaseredoti, ari no mu zindi nzego z'ubutumwa, uburezi, ubuvuzi no gufasha abatishoboye, kurushaho kumva ko kiliziya ifite ubutumwa kandi ko buri wese abufitemo uruhare. Nta babitorewe kurusha abandi keretse imirimo imwe n'imwe bashingwa, kubera iyo abakristo b'abarayiki badashobora kwigezaho, ariko uri mu butumwa ari we wese akeneye uruhare rw'undi mugenzi we. Turi mu muryango umwe, twunze ubumwe kandi dufite ubutumwa bumwe. Ibyo rero nabyifuriza buri mukristo. Nifuriza nanone abari gukora umurimo wo kwegeranya bivuye mu matsinda, kurushaho kubikorana ubwitonzi n'ubushishozi, kugira ngo batange koko ibishobora gufasha umwepiskopi kubona ibisubizo by'ibibazo iyogezabutumwa rishobora guhura nabyo, kugira ngo babibonere umurongo uboneye. Kandi nanone nkifuriza abakristo muri rusange dufatanyije iyi gahunda ya sinode kurushaho kuba umubiri umwe, kiliziya imwe yunze ubumwe kandi ifashanya, ku buryo ubuvandimwe bushobora
kugira umwanya wabwo twumva ko twese turi mu muryango umwe w'Imana. Tukaba rero twifuriza urugendo rwiza aho rugikorwa ku batararusoza, kandi nanone tunifuriza n'abasaseredoti kurushaho kubana neza n'intama bashinzwe muri urwo rugendo rwa sinodi, mu kubafasha no kubaha imbaraga kugira ngo bagane ku butungane, kuko niwo muhamagaro wacu twese. Murakoze cyane. Yari Musenyeri Eugene Dushima Urukundo, igisonga cy'umwepiskopi wa Diocese ya Gikongoro. Akaba rero twarimo tuganira ku birebana n'uko urugendo rwa sinode rwakozwe muri iyi diocese. Mwumvise ibyo bakoze, nibyo yatugaragarije. Reka rero dukomeze kugendera hamwe twese. Ibihe byiza rero kuri mwese. Ubwo igice cya mbere cy'iki kiganiro kuri sinode muri diocese ya Gikongoro tugisubikiye ahangaha. Mbararika mu gice cya kabiri tuzaganira n'abakristu b'iyi diocese, nabo bazadusangiza uko sinode bayikoze, hanyuma batubwira n'icyo babonye noneho izabafasha mu ikenurabushyo, hanyuma no gukomeza gushyira hamwe mu kwiyubakira kiliziya. Na Vestine Mukaryumugabe, ibihe byiza kuri mwese.